ayiwe buriya se bibaho turakarira aho utari ubwo uratubwira ibanga usohoka noneho useka turakarira aho utari yego ariko tujya turakara yego umunsi ntiwire ariko bijya biba reka nkubwire igihe kimwe nari nagiye gupagasa bizi narapagashije kuva kera yego uranze mu mujyi ndakuzi nashaka ifaranga nk'uwari taye urashugurika cyane hanyuma igihe cyarageze umunsi umwe mva kugupagasa nsanga yazanye abana 6 mu rugo barimo umwana w'imyaka 2 yarabakuye mu masaha yarabakuye kuri bene bo bapfuye bose barashira arayora umunsi umwana bazana 6 bavuye Kabare ninjiye ntiyambwiye ko azabazana yagiye guhamba ya 5 abangabo ni abo muzehe yazanye icyarimwe mukuru wanjye yarapfuye asiga abana mukuru warapfa asiga abandi bose bakuriye mu rugo rwanjye ariko abo n'abazi ari impinja bazi uyu munsi umwe ikindi kimwe Yesu aguha umugisha cyane turabyumvise yuko ibanga ni ukwihangana gusenga kugira ubwenge Yesu nashimwe cyane asoreje ku kintu cyo gukora bivuga ngo iyo ukora iyo ufite umwete uteza imbere n'umugabo wawe mugafatanya hanyuma ibintu bikagenda neza Yesu nashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries turabashuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku mpera y'isi rero turasenze ngo amahoro y'Imana yacu akomeze gutwarira muri mwebwe wakwibaza ngo ese noneho Mumuriza GB Ministries ni biki musanzwe mumenyereye Mumuriza TV twatangiye umwaka rero n'izindi ngamba nshyashya ngira ngo tubigendanemo kandi twese dufashwe hamwe ni ministeri rero ntabwo ikiri TV rero muzajya mubona Mumuriza GB Ministries mujye mwumva ko ari yindi yahoze ari Mumuriza TV rero Yesu abaho umugisha uyu munsi twongeye kugirirwa amahirwe menshi cyane kugaruka hano imbere yanyu kugira ngo twongere tuganire murabizi ko ari aho tubwirana ibyururutse umutima tubwirana ihumure ku bantu bafite ingorane zitandukanye uburwayi kubabazwa gutandukanye mu mubiri mu buryo bw'umubiri cyangwa se bwo mu mwuka hirya no hino ndabizi ko buri muntu ntabwo aba ibyo byera ngo de haba hari ibintu rero tugomba kubwirana ibyururutse umutima tugakomezanya mu rugendo kugira ngo tuzagere iyo tujya tudafite injinjimira cyangwa se tudafite ikintu cyose cyatubuza kwegera Imana yacu amahoro y'Imana rero abane namwe twagira ubuntu rero kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu mukunda cyane ngira ngo mwamubonye ndabizi ko benshi mutegereje kumva ikimuvamo rero ni amahirwe menshi cyane kugendana n'abantu bakuze bafite inararibonye bafite bamaze igihe kirekire cyane mu murimo w'Imana kandi no mu bifatika byo kuri iyi si byose rero uyu munsi nashidikanya ndabizi ko turi buhabwe umugisha hamwe twese rero reka abanze abibwire nanze kuvuga amazina ye kera bajyaga batubuza kuvuga amazina y'abantu bakuru ukavuga bose tukabita ba mama ba anko y'ikibene nk'ibyo ariko ntabwo aricyo ngendereye gusa niko turi kumwe ngira ngo nawe abibwire nikaze mukozi w'Imana tubwire amazina yawe amen abantu wese abanyarwandakazi abari mu mahanga hose ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen umwaka mushya muhire amen muzagire ishya n'ihirwe ubuzima buzira umuze amen amen umugisha cyane yego amazina nitwa bakunda kunyita Mama Sara ariko amazina yanjye nitwa Rusi Rugema cyangwa Muteteri amen ni amazina yanjye ndi umukecuru w'imyaka 76 ejo bundi mu kwezi kwa 3 itariki enye yego muzabyuke munsi ko amazi nzaba nagize 7 haleluya haleluya nzaba afite 77 yego ndubatse nubakanye n'umugabo witwa Rugema John amen umupasitoro kuri Apostles Church nanjye niho nkorera umurimo amen Imana banezeze ibiteho rero bakozi b'Imana nshuti zanjye amazina yanjye nayo yego nkunda Yesu ndi umurokore Imana ibampera umugisha amen 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 Imana ihabwe icyubahiro Mama Sara urakoze twese nzi ko tumuzi ku izina rya Mama Sara Mama Sara navuga ngo nakuze mubona ari umubyeyi ukorera Imana ari umubyeyi ukunda abantu ari umubyeyi usabana
ndi umukobwa none nanjye reba aho ngeze hano, ni ukuri ndashima Imana cyane ko akitubera urugero tugendanye mu by'aka gakiza, kandi abera urugero bose. Ntabwo abera urugero abagore gusa cyangwa se abakobwa gusa, ahubwo n'abagabo n'abasore, abana, kuri amubera urugero rwiza. Rero twaricaye dutekereza ko mama Sara tumukeneyeho inama. Afite uyu navuga ngo ni inzu y'ibitabo, afite byinshi cyane yatubwira, afite amagambo menshi yakubwira. Umukeneye wanamwegera in person, utarinze ngo dutegereze kumutumira, mukicara mukaganira, ukagira ibintu mubaza, tumwigiraho byinshi. Rero kandi ntabwo tuzacogora mama Sara kugutumira, kuko twakubonyeho byinshi, twakwigiyeho byinshi. N'ubu ngubu umuntu arakubona akavuga ati ariko uyu muntu ungana utya biragaragara ko ushaje. Wowe urabizi ko ushaje, ariko hanze tukubona nk'inkumi da, tubona ugikomeye, dushaka kukwigiraho kandi tukiri bato. Mama Sara nzi nk'umwana we, ngana n'abana be, ariko iyo umaze kubyara nawe ukitwa mama uba umaze gukura. Ariko iyo tukireba abantu batubanjirije bakitwa ababyeyi, abantu babizera, babatumira ngo baze babaganirize, ni ukuri turabishimira Imana cyane ko yabanye nawe mu rugendo rwawe. Ni urugendo rurerure. Rero turabishimira Imana, kandi turabashimira ko mwaje kwifatanya natwe kugira ngo mutugire inama uko twakwifata mu by'uru rugendo. Duhura na byinshi mu rushako, duhura na byinshi aho tugenda tunyura, ariko tuba dukeneye abantu nkamwe mutugire inama, mukatubwira ngo reka mwana dore uca aha ngaha. Iki gihe turi mu bihe bikomeye, mu bihe bitatworoheye, ariko twizera Imana yuko iyo twigiye ku birenge byanyu tumenya byinshi. Rero umutumirwa wacu twamuhamagaye kugira ngo aze twifatanye mu kiganiro tugiye kubagezaho, ari abashakanye, abatarashaka se mwakwigiraho, so n'abafite ibibazo mu ngo murabyigiraho. Rero muze dufatanye kumwiyegereza, tumutega amatwi. Reka dusenge hanyuma tumuhe umwanya atuganirije. Data, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, urera kandi urakiranuka. Uyu mwanya twongeye kuba imbere y'amaso yawe, turagusabye ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Mama Sara turamusengeye, ni umukobwa wawe, ni umukozi wawe, ni umuntu wawe waremye mu shusho yawe. Rero afite byinshi wamuhaye, afite byinshi wamunyujijemo, n'umuryango we agiye kutuganira kugira ngo natwe tugire inkomezi mu ngo zacu. Komeza kubana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Iteka dusenga tuba twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen, amen. Nikaze rero turabiyegereje inshuti zacu. Mama Sara rero nk'umuntu umaze imyaka myinshi cyane mu rushako, yababwiye imyaka ye agiye kuzuza 77. Ntabwo byoroshye, kandi ari mu rugo afite umugabo n'abana nk'uko nawe wenda bikumereye. Ariko hari amagambo tugiye kuganira uyu mwanya, tega amatwi kugira ngo twese dufashwe twubake ingo zacu tudafite biranega. Rero Mama Sara turakwakiriye nanone. Hari ijambo ngiye kugusaba kugira ngo turiganireho, utubwire ibanga. Ni ukuri njyewe ndakuzi, n'umutware wawe ndamuzi, abana bawe, ni ukuri. Ariko nakwibaza ngo ibanga wagendeyeho kugira ngo ubusazanye n'uriya mugabo Rugema, umupasiteri nk'uko wabitubwiye, ariko n'abapasiteri bwe tuzi ko bajya bahura n'ingorane zitandukanye mu ngo zabo. Kera bajya batubwira ngo ni ahantu huzura abantu, ugasanga urugo rurakubise ruruzuye, bigatuma nabo mu rugo rero nabo batisanzura. Ariko ndagira ngo utubwire ibanga. Ese ni irihe banga wakoresheje muri iyo myaka yose? Na n'ubu ngubu umuntu ababona muri abajene, abona mugenda mukundanye museka. Ntabwo ndagira mbona Mama Sara azinze agahanga cyangwa Rugema barakaye. Iyi myaka nabamenyeye kugeza ubu, sindigira mbona Mama Sara avuga arakaye cyangwa ababaye. Niba abikora yihishe, niba ari uko yimereye simbizi, ariko uyu munsi turamenya ibanga. Rero turasaba ngo atubwire ni irihe banga yakoresheje wowe na muzehe Rugema uyu munsi bakaba bakirishe rishushu, kandi ab'iki gihe mbona hari abo binanira. Ese mwakoresheje iyi? Nikaze turakwakiriye. Yesu abaguha umugisha cyane. Amen. Ni ukuri mwese abubatse, abateganya kuzubaka, ndababwiye ngo ibanga nta rindi ni ukwihangana. Haleluya. Iryo banga ryitwa kwihangana rero, ndababwiye ngo kwa Rugema mpamaze imyaka 56. Hanyuma ku itariki 8 z'ukwezi kwa 18 z'ukwa gatatu nzaba nujuje 57. Wubatse? Nubatse mba kwa Rugema. Ndashima Imana rero ko
ikintu cyitwa kwihangana nukigira intego ukakigira ingabo uzubaka urugo rwawe rube rwiza. Umukozi w'Imana arambajije ati kandi nzi ko mu ngo z'abapasitori haba abantu benshi, mu rugo rwanjye hakuriye abantu barenze 15 barenze 15 barenga 15 kandi ari abana. Ndabamenyesha ko ibintu byose utihanganye byakunanira. Umugabo wanjye turasazanye, yego, twashakanye dukizwa, twakirijwe itorero, twakirijwe n'iryo tukiba n'ubu uyu munsi, aho twakirijwe, aho twatureye Yesu, abana twasengeye, abana babaye mu mago yacu, uyu munsi nibo batuyoboye. Amen, amen. Rero ndabamenyesha ngo nta muntu umenya umuntu, umuntu amenywa n'Imana. Iyo myaka amaranye na Rugema 56 igiye kuba n'irindwi ejo bundi mu kwezi kwa gatatu, ndabura ukwezi kumwe, ni ukubera kwihangana. Kandi ntabwo muzi n'uyu munsi, ntabwo muzi imyaka 50 ntabwo muzi umuntu, ntabwo umumenyaho igice, ukamukunda gusa, nta yindi mpamvu, nta kundi. Nagize Imana nshaka umugabo uzi gukunda. Umugabo wanjye arankunda cyane. Amen, amen. Ntabwo rero ntibazakubeshye ngo ntitwarakara. Ayiwe, buriya se bibaho turakarira aho utari. Ubwo uratubwira ibanga usohoka noneho useka. Turakarira aho utari, yego, ariko tujya turakara. Yego, umunsi ntiwire, ariko bijya biba. Reka nkubwire, igihe kimwe nari nagiye gupagasa, abizi narapagashije kuva kera. Yego, uranze mu mujyi, ndakuzi, nashaka ifaranga nk'uwari taye, urashugurika cyane. Hanyuma igihe cyarageze, umunsi umwe mva kugupagasa, nsanga yazanye abana 6 mu rugo, barimo umwana w'imyaka 2. Yarabakuye mu masaha, yarabakuye kuri bene bo bapfuye bose barashira. Arayora umunsi umwe arabazana 6 bavuye Kabare. Ninjiye ntiyambwiye ko azabazana, yagiye guhamba. Yatabaye Kabare, azazanya abana 6. Ntungutse mu geti, ndebye n'inyuma y'inzu, mbona ibiringiti, mbona ibifariso, numva abana bavuga umwana utajyayo. Ndavuga nti birero noneho karabaye, ibintu byajwemo. Ako kanya narakaye cyane mu mutima, ariko ngerageza kwikaza abana batabimenye. Ndamubaza, aba bantu bajyanye gucirikire ngo baracaha, ngo hanyuma ngo nzabajyana mu bigo by'imfubyi. Ni sawa, yego, ariko numva ndihebye cyane. Yego, urabizi urugo nkorera jenyine, urabizi papa n'umuvuga butumwa kuva kera. Yego, kandi yari umwana mwiza cyane. Yego, ntago ari mama Sara uva mu butumwa ngo nzane dodo n'ibiti n'amabuye. Oya, yari umwana mwiza avuga Yesu agataha bakuzura umwuka wera. Nuko ako kanya nahise muhamagara nkaho namuriye, tujya mu cyumba. Ariko ubu aba bana gucecekera ngo uhora kubyihorera, arabyoroshye. Ndaceceka, ndasohoka, nakira abana, ndabaramutsa, birarangira. Ariko kwari ukwihangana. Yego, ndihangana, numva sinzi aho byatangirira. Urumva twari dufite inzu y'ibyumba 2 na saro. Reka ariko hanze 2, ariko hanze dufite annexe y'ibyumba 3. Ubwo muri make ni ibyumba 5. Ariko ibyo biri hanze ni na kumba kamwe kaba ka Foibe, akandi kaba ka Ezira, akandi kabagamo ibintu nyine twaratugenda. Ariko ndiyeranje ako kanya, kwihangana n'ingabo. Nukuri abanyarwandakazi abari hanze y'iki gihugu, kwihangana n'ingabo. Iyo wihanganye ugera kure. Iyo wihanganye, abanyarwanda baciye umugani ngo wihanganye ngo ahonga bike. Kwihangana niyo ngabo nakurangira, nta yindi tekinike, nta bundi bwenge, nta zindi mbaraga, ni ukwihangana. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo urukundo rwihanganira byose. Icyatunanije rero ni ukutihanganira byose. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Ndabamenyesheje abakobwa bakiri bato, kwihangana n'ingabo. Ikindi cya kabiri ni ubwenge. Yego, ubwenge n'intwaro, kwihangana n'ingabo. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Nta kindi rero nabasobanurira ngo nakoze iki,
narihanganye ndasenga. Ikindi cya mbere nabatuma ni ugusenga. yego ni ugusenga ni ugusenga ukizera Imana ukihangana byose bikaza bikakwikubita ukihangana. Ndibuka igihe kimwe umwana umwe mu bato cyane yaje yihagarika mu buriri kandi inzu ari nto. muri ba bandi batandatu kandi inzu ari nto cyane. noneho ubu ni umusore yego ariga muri Turukiya muri oh kaminuza. amen aherutse kunzanira samusanga. oh Imana imuha Noneho, umugisha cyane. umwana yabwiye abandi bana ejo bundi yatwigishije indirimbo ngo sinshaka umwana uzerera, sinshaka umwana wihagarika mu buriri. iyo ni indirimbo baririmbaga buri gitondo. yego ndashima Imana rero ko ibyo bintu abishoboye ntabwo ari jye, yego ni Kirisito muri jye. amen amen abo abana b'iwanjye baryamaga umwe areba hepfo undi areba haruguru kubera nta gitanda cyashobora gukwira abana bangana barya. ntabwo bishoboka. rero ikintu cyambabwiriye ngo kwihangana no gusenga n'ubwenge ni ingenzi. abana banjye nari nzi ko ntawe uzakunda ubupasitoro yego kubera icyo bahakubitikiye. yego amasahane twarabaraga kugira ngo badasaguka, twabaraga amasahane ukayatereka hariya yose ukayatereka yose ukagenda ugabura ukabara. ariko Imana hamwe no kwihangana no gusenga Imana igikemura ibibazo. haleluya Haleluya. amen Imana ikemura ibibazo igashyiraho iherezo ryabyo. nabaga natetse umuceri umwana akabwira undi ngo muze kare. kuko ati muze kare uyu muceri washira tutariye. ariko ndabashimira Imana ubu ngubu umuceri ntiwakiwukunda. Haleluya. umuceri ntabwo bakiwukunda ntawurya. mbese barariye barawuhaze ntabwo ari mbese niba dushobora gushyira imifuka ibiri mu rugo oh haleluya baracyawukeneye. yewe ntabwo bakiwukeneye. rero gusenga kwihangana ubwo muri ubwo buryo bwanjye bwose wumva twabayeho dukorera Imana. yego papa akagenda nkumva ndanezerewe. yaba yanatinze kugira nkamubwira papa jya mu kazi jya mu kazi kugira ngo Yesu nawe ajye mu kazi. yego nuko rero twabayeho. wambwiye ngo ni bangaki ibanga niryo nakoresheje abana barakura. ndababwiye ngo bucura muri izo mfubyi nareze ari muri kaminuza muri Turukiya yarangije mu kwezi kwa 9. uwo ni bucura we bucura bari masters. uwo ni wo bucura mu mfubyi nareze. iwanjye bucura muzi ni umugabo warubatse afite umugore we n'umwana. yego rero ibanga mbabwiye abanyumva mwese mu bihugu byose ibanga ni ukwihangana gusa. amen amen ibanga ni ugusenga. ntubu umugore uryama ngo uryame amasaha 24 ngo uryame. ikindi cya kabiri irindi banga ryongeyemo kwihangana no gukora. yego ni ukutaba umunebwe. yego iyo uri umunebwe urugo rurakunanira. iyo uri umunebwe umwanda ugutanga imbere. iyo uri umunebwe umugabo ntanezerwa. iyo uri umunebwe abana bawe bagira ibibazo. rero kubera uko kuntu twakuze abana badahaga cyane, abana biga bigoye, abana bigira nkavuga nti uyu murimo bazawanga. yego ariko ejo bundi kuwa gatandatu w'icyumweru gishize yego twagiye kwimika umukobwa wanjye wa 6. haleluya. ubu ni umupasitoro usize. amen amen amen. rero mvuga ko batabyanze. ntabwo babyanze. na bucura arimo ariga. bashaka kuba pasiteri nabo. amen. ubwo ni ukuvuga ko bose uko bangana uko nakeka ngo bazabyanga ngo ntibazabikunda babikunze cyane kurushaho. amen. rero ndababwiye ngo ibanga ni ugusenga. yego Imana iguha umugisha. ibanga ni ukwihangana. ibanga ni ukugira ubwenge ukabusaba Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Yesu aguha umugisha cyane. ngira ngo abadukurikiye murabyumvise ibanga rimwe mwibaza ngo ariko buriya birashoboka arabitubwiye. kandi ikindi ngira ngo twumvikaneho, abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo abana b'abapasitori abana iki ngo ntabwo bajya bakunda Imana ngo barakura bakigira mu byabo. ariko burya gufatira ibintu hamwe ukabyita inyito imwe ntabwo ari byiza.
niba hariho bamwe babyanze ntabwo bivuze ko bose babyanga. Ni ukuri nejejwe no kumva mama Sara ko abana be bakunze kuba abapasitori, gukorera Imana mbese bitagoranye, bitewe n'ukuntu yakiriye aba bantu benshi 6 mu rugo. Umva noneho babihurwa ubwo nakubwiye 6 bari abantu 15. aba ngabo nibo muzehe yazanye icyarimwe. Mukuru wanjye yarapfuye asiga abana, mukuru warapfa asiga abandi, bose bakuriye mu rugo rwanjye. Ariko abo n'abazi ari impinja bazi uyu munsi umwe ikindi kimwe. Yesu aguha umugisha cyane. Turabyumvise yuko ibanga ni ukwihangana, gusenga, kugira ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Asoreje ku kintu cyo gukora, bivuga ngo iyo ukora, iyo ufite umwete, uteza imbere n'umugabo wawe mugafatanya, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ariko mama Sara ahangaha hari ikintu urabuvugana, hari ikintu nekereje. Ayo mabanga yose nk'uko yatubwiye, izo ngingo nk'uko zitubwiye zishingiye ku kwihangana, mise nekereza ese ko hari igihe iyo tugenda tuganira n'abantu muri counseling uhura n'umuntu ukabona ni abantu b'abakire, bafite amafaranga, ubwo n'umugabo n'umugore barubatse, bafite amafaranga pe, wagera mu rugo rwo ukavuga uti Imana, bafite abakozi, inzu zabo zirasa neza, ko ukavuga uti kwere aha hantu se habanziriza ijurura. Ariko noneho kandi pe ubona ari umuntu w'umukozi, bose bakora, ariko ejo ukajya kumva ngo baratandukanye. Ese ibyo bintu biterwa n'iki? Kandi wa muntu yihanganye pe, ariko ukibaza ni iki kibura kuri uyu mugabo n'umugore ko bafite byose byakabaye bibafasha gukomeza? Ese ni iyihe mpamvu? Kubera iki? Ni iki wabwira uyu mugabo n'umugore bameze batyo, bafite ibintu byose baba buri Imana? Noneho ni ukuvuga yuko mbere y'ibyo byose dukeneye Imana. Uwo mugabo n'umugore bakiriye agakiza, bafite agakiza, bombi baranasenga, ariko mu rugo byaranze. Ese uwo muntu we biterwa n'iki? Kandi wowe urumva nta kintu mwari mufite, mwarapfundikaga, ukazinduka ujya muri Matewusi kuzunguza, ugataha Rugema akava mu ivugabutumwa akaza, ariko mugaseka. Ariko ba bandi bafite byose n'abakozi babakorera byose, yewe bafite n'inzu nini, niyo wazana ba bantu bawe bose bakwirwamo, ariko noneho bafite agakiza. Ese ni iki kindi bakora kirenze icyo ngicyo? Buriya rero ko ari agakiza ntagahari. Ntagahari. Hariho agakiza k'abaringa. Yego, agakiza k'abaringa. Agakiza k'abaringa. Yego. Umuntu akagira agakiza gateguye. Yego. Gateguye aho muri saro, ukabona Bibiliya nyinshi cyane, ukabona uko bavuga, ariko ntabwo agakiza kari deep muri we. Buriya si byane bavuga ngo ni password ra? Mbese ni ikiriho gusa mukwiye kumenya cyo kimwe. Yego. Kumenya Imana bitandukanye na bya bindi ngo naka yarakize. Yego. Yarakijijwe. Uzi neza ko hari abakizwa, abakire b'abakene cyane, ibyo ndabyemera. Bakennye, umukozi akabiwa agakena, agacura umukozi, uwaje kumusura agakena, urugo rwe warugeramo ukiheba. Ndababwiye ngo hari abantu bafite agakiza k'abaringa. Imana itubabarire. Ariko iyo umuntu adafite agakiza k'abaringa, tugize Imana, umwe muri bo wenda yagira akatari k'abaringa, akijijwe nyabyo. Umwe muri ba bantu agize agakiza katari baringa, yagira uko akora management ya bya bintu. Yego. Ariko bombi iyo bafite baringa, ibintu birapfa. Icyo ngusobanuye simvuze ngo ntibyakwanga umuntu umwe muri badafite baringa, byakwanga, ariko se byanze bite? Iyo wa mugabo ari umupagane piri, watinya ko yazagutema ugahunga? Yego. Yatyaza umuhoro ukagenda, ukiruka, ukagenda ukaruvamo. Ariko ari wa muntu wambaye agakiza k'abaringa, ntabwo azagutema. Yego. Ariko wazagerageza mu bishoboka byose. Reka mbabwire, umugore afite imbaraga. Yego. Amen. Ibyo ngusobanuriye banyarwandakazi, umugore afite imbaraga. Niyo gituma ijambo ry'Imana rimbwira ngo nuko umugore Imana yaremye umuntu ngo iravuga ngo ntakwiye kuba wenyine, imuremera umufasha. Yego. Uwo mufasha rero ntabwo yamukase mu cyondo, uwo mufasha yamukuye mu igufwa. Yego. Igufwa muziki ari cyo? Igufwa ni ikintu gikomeye. Yego. Uruhira rurashya,
ibyatsi byameze mu itaka bigashiraho ariko igufwa rigasigara mu cyatsi ryirabura ryahiriyemo ariko ririmo ritakongotse ritabaye umuyonga. rero uyu mugore afite agakiza nyako arashya ariko ntakongoka kandi iyo imvura iguye ryagufwa rirakaraba rigasigara rifite isura ribi ariko ritariho umuyonga. Nibyo rero nababwiraga ngo nimumenye ingabo gusenga ni intwaro gukizwa agakiza keza ni umuti. Yego rero nababwiraga ngo abo bantu barahari, abo bantu ndabizi barahari. Jewe nzi n'uwo nagiye kukasoringa nsanga yakoze gate ebyiri kugira ngo batazagongana, buri umwe aca uko n'undi aca ukwe. ku rugo rwabo bashyizeho gate ebyiri kugira ngo batazagongana. Bari bafite imodoka yawe iribeshya, umwe afite igikoko undi afite ikindi ariko bafite gate ebyiri buri umwe naho bahurira. n'inzu bafite etaje, umwe akara hejuru undi akara hasi baturanye neza. Ni ukuri ariko udafite aho wazabihuriza kandi basenga bose. Imana ubwo rero dutabara. ako ni agacupuri, ako ni agakiza k'agacupuri. Yego ariko agakiza nyako kashoboye kuganira kuri rya jambo. Yego mugahuriza hamwe. Yego Yesu ashimwe cyane. Yesu abaho umugisha. Nge navugaga ngo muri make meza ni uguhiga icya mbere kuganira, icya kabiri kwihangana, icya gatatu kumenya gusenga. Yego nta kintu kinanira isengesho, nta na kimwe nta kinanira isengesho. Umugore muzima arabyuka akabyuka aho abandi batareba akabwira ijuru, ijuru rigahaguruka rikamwubakira. Erega buriya abagabo tubahabwa n'Imana ma. Yego uragenda ukabwira sobukwe uti wa muntu wamaye byanze. Yego ntiwamukuye mu nsengero. Uragenda ukabwira sobukwe uti mbaho bya bintu uti wa muntu wamaye dore ko bimeze byanze. Yego byanze gerageza hindura. Iryo ni ibanga. Hindura umuntu kuko ingo zimeze zityo ni za ngo wumva n'abana byanga. Yego n'abana bijya byanga. Ndeka mbabwire mwe ababyeyi mwe, wowe usoma Bibiliya ariko abana basoma wowe. Yego icyo nicyo. Wowe urasoma Bibiliya abana basoma ababyeyi. Yego niyo gituma uzasiye gusanga ngo umwana w'umukobwa akubwira ngo jye sinzashaka. Yabikuye kuri nyina. we rwaranze yarabibonye avuga ati mama dore uko byagenze. Kujya kwiyahura reka niyahure muri ubu. Umwana w'umuhungu ugasanga agiye kubera afite abakazana benshi kugira abakwe benshi. Yego umwana ndamubwira ngo mama ibyo warabimbujije. Niko kubwira. Ntiwambwiye gutya se. Ubwo ukamubwira iki? Ujye uhora ubivuga uzi neza ko babyandika. Yego ushobora kumubwira ikintu iki ntigeze gitati mama yarabimbujije. Yego iwacu sinabibonye. Yego Imana rero dufashe tugire ingo nziza. Amen. Ingo nziza zifite abashyitsi, ingo nziza zifite abana beza, ingo nziza zisenga, ingo nziza zigira igicaniro. Yego Imana iguha umugisha cyane mama Sa. Hari akantu uvuze ijambo ry'Imana tubwira ngo twavuye mu rubavu koko Imana yasinzirije umugabo buticura noneho irangije ikuramo akagufwa. Noneho nari ndimo kwibaza n'ikindi gihe tuzongera tugaruke tubwire abantu kuri iri gufwa. Kuko igufwa ntabwo rivuga. Watanze urugero rw'ukuntu batwika ibyatsi noneho igufwa rigahiramo rigahinduka umukara ariko niryavuze niryatatse. None se mama Sa bivuze ngo nitugatake ni abantu nibakavuge baceceke. Ntabwo nje kubigisha ibyo tuzabigarukaho ubutaha. Ntabwo nje kubigisha niko zubakwa. Buriya reka nkubwire iyo ujya ryagufwa ntirivuga, ryagufwa ntirisakuza ariko hari umuvugizi. Yego amen. Iryo gufwa rigira umuvugizi. Naho nushaka kwiguranaho ariho ikintu nshaka kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abandi bose bumva ururimi mvuga. Uburenganzira mwiruka inyuma, kurenga inzira no kuyoba. Iyo umuntu arenze inzira aba agiye kugira gute? Kuyoba. Aba yayobye ari mu gisambu. Mwigendera mu gisambu rero. Gendera muri Bibiliya wirenga inzira.
ubwo burenganzira mwiruka inyuma ni ukuyoba imana igitabara uburenganzira bwanjye umwana uburenganzira bwanjye umugabo uburenganzira bwanjye mwiyoba mugume mu nzira amen tugume mu nzira. imana iguha umugisha cyane turabashimiye mama Sara avuze amagambo akomeye nayanditse hasi uburyo ubutaha tuzayasubiraho kuko abantu ndabizi ko hari ububimbaze icyo kibazo kimwe mu baje ndabizi ko bari bukimbaze ariko tuzabisubiraho turabijeje ko ibyo muzajya mutubaza iteka tuzajya tugaruka tubiganireho. Imana rero imuha umugisha. Hari ikindi kibazo nari nateguye ariko yagisubije kivuga ngo ese aba bandi bo bataramenya Kristo, ese ni ukuvuga ngo utaramenya Kristo we ntabwo yakubaka rugahama ko tiye tubona hari abantu bubatse yego ntabwo tuba tuzi ibiri iyo ngiyo ariko bo wababwira iki kugira ngo ingo zabo abantu bataratura Yesu Kristo nk'umukiza yego twe twize tubaho iwacu badakijijwe yego bubatse ingo zabo nta gusenga nta gukizwa nta ariko bubaka ingo nziza barasazana na divorce zari nkeya. Reka mbabwire ikintu kimwe yego naganiriye n'umukecuru umwe wari ufite imyaka yenda kugira 100 yego arambwira ngo mwana wanjye genda ushaka ubumuntu abantu twatakaje ubumuntu kubera uburenganzira yego iyo umuntu adafite Yesu rero yiruka inyuma y'uburenganzira agatakaza ubumuntu. Umuntu rero iyo afite ubumuntu nubwo yaba adasenga kirazira burya niyo yabagaho yego ndabyumva naho ubundi umuntu ahugira mu burenganzira bwe kuko nta Yesu umubwira ngo caha akangirika. Ariko iyo umuntu agize ikinyabupfura muri we ubumuntu muri we yego bazavuga iki nisenga unyurugo nganani yego ese abantu bazavuga iki niba babona nashenye urugo abakazana abakwi ese ninsenya vuba aha ngaha bakihangana. Erega kwihangana n'abadakijijwe birakwiye kwihangana n'ubumuntu yego nubwo budakijijwe birakureba yego birakureba kwihanganira mu rugo yego kugira ngo ubyara abana ushobora kurera. Umwana watakaje umubyeyi umwe muri babyeyi be aba yatakaje ikintu gikomeye cyane yego ariko umubyeyi wihanganiye mu bana be erega reka nkubwire wowe n'abantu badakijijwe umubyeyi wihanganye abana baramumenya yego cyane uwihanganye muri ba bandi akirirwa badakijijwe abana bagira bate baramumenya. Njyewe mfite ubuhamya bwinshi bw'abantu ngiye nganira nabo mbana nabo yego bagiye bagira ingo bihanganiyemo ariko ujya gusoza ugasanga abana yego bafatiriye wa muntu wihanganye yego kandi ntimuzagire ngo ni abagabo gusa ngo ni abagore gusa oya n'umugabo wihanganye yego abana barabimenya yego bakavuga dadi yihanganiye ibi bakamumenya bakamwubaha bakamenya neza. Ndababwiye ngo dusoma Bibiliya abana baradusoma yego dusoma Bibiliya cyangwa ntitunayisoma ariko isi iradusoma yego. Imana idufashe turebe tugire ingo twihanganiyemo dusaziremo tuticujije. Amen. Yesu abaha umugisha cyane. Mama Sara tubwiye amagambo akomeye cyane inshuti zacu mudukurikira hirya no hino tuyagendeyeho twakubaka kandi ingo zacu zigakomera. Kwihangana ni intwari ikomeye cyane yakomeje kugarukaho waba ukijijwe waba udakijijwe kwihangana birakureba ntabwo bisaba ngo ube warakijijwe. Rero turavuga ngo nawe utarakizwa akira Kristo nk'umucunguzi mu bugingo bwawe hanyuma wige gusenga usengera umugabo wawe usengera umugore wawe cyangwa se mugabo nawe usengera umugore wawe n'abana bawe hanyuma mubane. Rega buryo mutandukanye abana nibo bahapfira. Abana barababara tukabatera ibikomere byo mu mutima bazavurwa n'Imana gusa ariko nawe wahitamo kurinda abana bawe nubatera ibikomere. Mu minsi yashize hari umugabo twaganiriye ubivuzeho ndabyibuka atubwira ko yari amaze imyaka 15 umugore we yaramutaye yaragiye gushaka undi mugabo ariko noneho anamba ku bana be arabakomeza aravuga ati nafubitse abana banjye yiha intego y'uko azashaka umwana we agejeje imyaka 16 umwe agejeje 20. N'ubuhamya burebure nzabukwereka ariko burya kwihangana ntibisaba ngo ubukijijwe cyangwa udakijijwe twese biradusaba kwihangana. Rega nta muntu uhuza n'undi
ari umugabo ari umugore twese hari igihe usanga umwe afite amakosa ariko ujye wibuka rya jambo mwahereyeho mujya ku bana basi iryo jambo urizirikane nakunanira harimo kwicana aho ngaho uhaguruka ugende ariko mu gihe ubona hari inzira wacamo ukagerageza kwihangana komeza ushikame imana izakugirira neza izakubakira rero turabashimiye cyane imana y'amahoro ibaha umugisha tugeze ku musozo tuzongera tugaruke tubwire inshuti zacu ryagufwa tubabwire ukuntu umuntu ashobora kuba igufwa kandi akubaka yesu abaha umugisha reka tugusabe mama Sara udusengere hanyuma usengera iyo mitima y'abantu bafite izo ngorane zo mu ngo zo kutihangana cyangwa se bya bindi byose nawe ujya uhura nabyo hanyuma imana itwubakire murakoze imana iguha umugisha mukobwa wanjye mumenye neza iyo utagize kwihangana kugira agahinda gasaze hagutera n'indwara iyo utagize kwihangana ntabwo bikunda reka rero dusenge imana kandi dukomeze dusengerane urugo ni ukwihanganirana urugo ni urukundo urugo ni ugusenga imana ibaha umugisha cyane nyaguhora ku ngoma imana turagushimye turaguhimbaje akanya nk'aka duciye bugufi muri aka kanya muri iyi saha turasengera ingo birimo kwanga turasengera ingo zirimo gutandukana turasengera ingo birimo kunanira turasengera abagore n'abagabo bananiwe kwihangana wamana ubihanganishe izina ryawe niryubahwe kandi umuntu wese uri bwumvira ijambo reka nyaguhora ku ngoma imana agire icyo gukora muri ibi bintu byose icyubahiro kibi cyawe urakarama rero databuja mwiza muzima kora ibitangaza mu ngo zacu uduhe ubumuntu nyaguhora ku ngoma imana ubuntu buzana ibintu databuja tukabaho tukagira icyo tubura izina ryawe ryubahwe urakoze papa rengera abagore n'abagabo abana bari mu ngo zacu abantu bose baje kurubamo bose tubana amahoro icyubahiro kibi cyawe gusa mu izina